hari umuntu wanyandikiye arambwira ati none se nimuhita mutyo ubwo ntimuraba muhamije icyaha. Katurebe aho byandikira. Ndayibuze. Aha, ndayibonye. Buriya se muyise nizere nde mwaba mwemeje ko ibyo akekwaho biri ukuri kandi iperereza ritarakwa. Iyo barimo kugukora iperereza ubwo baba bakwizeye. Gusetsa nizere nde iri zina ntaho ribogamiye kuko iyo byonyine baguketse n'igihe bataraza kugufata kuko ko bataba bakwizeye. Operation nizere nde rero urumva ntaho ibogamiye. Gusa rero reka nkubwire mwuka byaramwe iyo operation mwumva none adutangiye tuyitwaremo neza. Ese reka mubaze Ramesh icyambere iyi nkuru watangiye kuyinuganuga kumva inuganurwa ryari? Yewe kankubwiza ukuri ko byagenze. Twavuye hano twembe tugataha nkigera mu nzira uvuga gutuntu turi kundyarya mufuka utumesaje turimo twihuta cyane. Umuntu navuze aravuga ati ariko se ngewe nzajya ngwaga atari ivumbi ubonaniye kuyishakira bimeze biti? Sinabyitaho cyane. Ahita anyandikira akamesaje ati se wari wabimenye? Nereka da. Ati ngiye nari nibereye kuri sene. Ati ibyo nabonye nagahoma. Yari ibereye ku kibuga bafata. Ati nagahoma munwa. Ati wari wabona umuntu rwose w'umunyacubahiro arira nk'uruhinja? Warize ariko nore wa kabiri. Ngo n'ibimyira bikirukanka bikagwa rwose bantu bakagira impuhwe. Ati rero ati byantunguye. Pepe ati kira cinka gazi cyitwa swa. Akira gatsindwa nimba. Uwo bari barayogoje. Cyangwa se bivuga ko bari barayogoje. Baravuga ngo si n'ubwambere rwose. Abonye amarira gahinda karamwishe. Ngo bari baramuhinduye free zone. Baramukamaga. Ako mwagiye mugira mu kwe. Murabakamye mugakama n'uwo mwagabiranye inka. Ngo bari baramuhinduye free zone. Ubuguze uwo muntu abayobozi bakuru nibo babyimenyeye yuko yagowe. Yego. Kuko abantu ni babiri, reka dukore operation mu buryo urumva butuma atagira umva ko ari we turi kuvuga. Byanaturutse no ku muntu wamugiriye inama atari kure mu biki. Abantu ko baguhinduye akarima k'igikoni uri mu biki. None se nimbigeza gutya ntabwo bizagoya. Ntabigukoraho se gute? Itabare hakiri kare. Umva bamwe mu bayobozi bakomeye baraje baramubwira. Uwo ni umwe kuko hari ufite ahantu hakira ibirori. Hari n'ufite uruganda rwenga something. Mbikoze nyo ku mpamvu zanjye bwite ukeka ko nibeshye yiseke. Umva tugende gahoro. Urumva Ramesh? Noneho bati umva ahantu hamaze imyaka n'imyaniko hakora. Kuki bakubwira ngo iki gikorwa iyi business irahatemewe? Wowe tumenye twebwe turi abayobozi b'igihugu dukunda abaturage bacu uzahakorera mirere na mirere. Urumva uko igice kimwe cy'aho hantu gisora miliyoni 200 ku kwezi. Noneho watunze agatoki akabwira ubifitiye ububasha ufite kashe. Nishuti y'umuntu. Urumva? Niba murangiye hariya hari faranga tujya gukamayo. Tuzajya ukadushoje tugenda tujye kumukana. Kandi yari yarabamenyereje kuko ngo ntabwo bahatindaga. Amakuru ufite ngo bahamagara ngo none se bimeze bite? Kuko tumva noneho bisa nkaho bigiye kuzamba. Muri iyi minsi rero bagenda bagakama. Bari bashyizeho ikigo bashatse gushyira igufuri bazanye ibipapuro ngo bafunga. Babantu umwe muri babantu bakomeye b'ibukuru bazi uko ubutegetsi bukora ko butemera inkebebe niba bamubwiye bati dufashe mufashe none se ko ari inshuti yanjye ko twagabiranye inka niba mwaragabiranye inka ibi bintu arimo gukora ubwo ko urabona ari byo ufite ideni rya banki uzaryishyura iki? Hano ko ariho yaryishyuraga bakaba bahafunze ubwo umunsi bizaba warakennye abana bawe bazarira amarira angana. Ngo mbere yuko bafunga bazane iyo myanzuro yo kunoneho gugatereka inafizi nabo n'ibipapuro noneho baragira bwaratangiye gusetamo ibirenge barayikamaga ntizane rwose umukamo mwiza nkuko ubashakaga akatari ko umuntu baza atangiye kugira twongeremo karungu ko kumukanga
hanyuma ibintu bigenda noneho rero abo babiri umwe n'uyu nyine wafashwe unafungiwe undi turibwirinde kumuvuga kuko ntacyo ribu yamuvuzeho ntacyo turi bumuvuge urumva bari amashumi batanaruge ubwo rero urabona ko kundi abagabo ngo aba bagabo n'ab'imitwe ya ndirimbo ngo yewe shaho ngwino tubuteke turuhukire i Kigali dore ababyeyi bacu barashaje kandi nta mafaranga bafite turatega tagisi bakavuga ukuntu nibagera Nyabugogo urumva umwe arakora undi mu mufuka umwe agahita yiruka wa undi ukozwe mu mufuka akamwiruka inyuma bakagira ngo agiye kumufata yaramwibye kumbi bari kumwe umva ko kanari reka rero wenda njyewe namutangiye kubinukanuka ejo twicaye hano turi kumwe na umuvugizi wa RCSP Peri Uwera Gakwaya ariko byavugwa kuri wa muyobozi nyine wo ku rwego rw'intara kwa kuri nakoze igereranya noneho ibindi mbimenya ngeze muri parking yari hasi byose operation yose nuko nibwo nakoraga ya tweet itavuga amazina nyirizina kuko nahamaga umuvugizi wari barambwira ko atari yabimenya mpamagara muri ministeri umwe mu bakozi babaga hafi ya Mutaramu ati kuri wowe wa mbere umbwibyo nese muri kumwe ku kazi oya ni wowe wa mbere umbwibyo uramamagaye sa telefone yo muherukana najarize ati nakubwiye ko ari wowe wa mbere umbaje icyo kintu ngenda kumenyesha ko ibyo ndi kumva ibikoba byankutse ntabwo ndi kwifuza ko byaba ukuri ubwo nuza kugira icyo umenya uze kumbwira kugira ngo hari icyo yambwiye se ariko nkurikije uko yansubizaga kambwira ati ejo cyakora twari kumwe ibyo twateguraga nahise mbyumva ko inkuru ishobora kuba ari ukuri ikindi Edouard Bamporiki yagomba gutanga ikiganiro mu kwibuka bahoze ari abakozi ba ministeri y'urubyiruko niba ari ngo n'amashyirahamwe yari afiteho ikiganiro ari butange baramusimbuza ntiyagitanga nta kuntu kuri kutari bumenyekane so reka rero tubanze mbere yuko dukomeza kugenda dusesengura tureba ubu bwoko bw'amayeri ashobora gukoreshwa ntabwo Bamporiki turimo kumwemeza icyaha ntabwo turi abashinjacyaha ntabwo turi abagenzacyaha nta nubwo turi inkiko ariko umuntu ukomeye ku rwego rwa minisitiri gutanga muri yombi akekwaho ruswa ni ikintu gikomeye byanatangajwe noneho na perezida wa repubulika akaba amuhagaritse muri guverinoma baba babisuzumye cyane bakerura kuba beruye bakavuga na ruswa ribu ikerura ikavuga ruswa binyuranye n'igihe ubu minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Jean Marie Vianney Gatabazi yahagarikwaga gato ku guverineri kuko ntabwo yafunzwe icyo gihe bavuze yuko ari ibyo arimo kubazwa ariko ntabwo batangaje ibyo ari byo urabyibuka uyu rero we ribu yahise yerura iti afungiwe mu rugo kandi arabazwa ibi n'ibi niko bimeze so urumva ko harimo ikinyuranye reka tukurikire gatoya Edouard Bamporiki imbwirwaruhame yagiye avuga zimwe na zimwe harimo n'izigisha abantu kwanga umugayo nyakubahwa perezida wa repubulika kugira ngo umuntu wenda n'umutoya yumva ahantu twavuye n'aho tugeze munyemerere mbasogongeze abakurambere no kugeza uyu munsi kugira ngo abantu bagaragaze uko babona ubuyobozi buriho bashobora kutabona ijambo nta mushyikirano wabaye ariko umuntu akagira umugisha agashaka yabyara umwana agahita amwita bihwanye n'ubutegetsi buhari reka bari ko kantu nsorezaho mbereke duhereye ku bakurambere batangiye kubaka igihugu babyaye ba Mitsindo babyara ba Murindabigwi baturi ku nkiko ba Mutwarasibo ba Mukaragandekwe ba Ruhamanya ba Rutikanga nta bwoba na Mutiganda ni amazina navanye iwacu ubu nagerageje gufata iwacu kugira ngo ntaza kugira iryo nsitaraho ariko abakoroni bamaze kuhagera n'abanyamadini ibintu bitangira guhinduka bivanga abantu batangira kuvuga ngo haba Imana hakora Imana harera Imana hakiza Imana hategeka Imana hakiza Imana ibintu bitangira kuva kuri bo inshingano bari bafite batangira kuzishyira ku Mana ko bazategereza uko izabigenza nganira na sogokuru kuko yitwaga Habimana naramubajije ariko se ko data ujya kumwita wamwise izina rimeze nkaho ririmo ikibazo arambwira ati ibintu byari byamaze kwivanga abari abantu baje baduteranyije mbura izina data rero yamwise Mwitende ubwo kari kamaze kuba aya mazina nyakubahwa perezida wa repubulika
ni imibereho niko abantu bari bameze. Aya mazina ngiye kuvuga nta numwe tutagira icyo dupfana nibura kugera kwa sogokuru. Kuva kuri Mwitende rero hari Mwitende, ndi Mubanzi, Nzabaranyize, Nzabakirana, Zikamanwa abanzi, Rwango, Mbarimo Mbazi, Mozenzi, Bandora y'ingwe, Bapfa kurera, Nzihonga, Nzihorera na Bamporiki. Ni ishusho rwose nyakubahwa perezida wa repubulika ntawashidikanya kuko kwita izina n'umuhango ukomeye mu Rwanda. Nta mubyeyi wajyaga gushaka izina kuri komine, yajyaga inama n'umugore ati dukurikije uko ibintu bimeze izina ry'uyu mwana ni iri. Aho mubohoreye u Rwanda rero nyakubahwa perezida wa repubulika kuva mu 1995, reka abariho nsoreza ku bana bavutse ni Gihozo, Cyuzuzo, Ganza, Shimwa, Sheja, Teta, Keza, Gaju, Gasaro, Karabo na Shami. Ni amazina agarurira ibyiringiro. Munyemerere nsoreza aha kuko yari yambajije indangagaciro twagarura. Igikomeye cyane twakitondera mu Rwanda ko gishobora kuduteza ibibazo nuko indangagaciro z'abakurambere bacu zari ubuzima, zari umuco, ntabwo bazivugaga mu magambo. Itorero ryo bamaze kurica nyine, indangagaciro zaracitse. Itorero hasigara akantu kamwe ko kubyina, ubundi kabaga mu gitaramo, ibindi byose byarangiye abantu bavuye ku murimo. Itorero risigara mu ntore zibyina. Hanyuma itorero nk'izina ryo riragenda ryagarutse muri 1942, nabwo rigaruwe n'Abasuwedwa bari HDPR, bati itorero rya HDPR ubwo ry'igihugu ryari ryaragiye. Hanyuma intore, rwose intore yo yagize ibibazo cyane kuko ari umuntu wishingiye itabi, baravuga ati ritabi ni intore. Intore zari zarabaye nuvanga ibintu byose byo mu Rwanda byarakinishijwe, indangagaciro z'abakurambere zarakinishijwe, biyobera ahantu bitakabaye biyobera. Ariko mu nshingano mwampaye nyakubahwa perezida wa repubulika na bagenzi banjye dufatanyije, ubundi mwakoze ikintu gikomeye, mwasenye urukuta rwari ruri hagati yacu n'abakurambere.